Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kwa ngo ikintu cyose nkizeho ugiye tukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira ka rero ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye iryo sangano ry'umuhanda ugezemo uhita utambuka mbere, abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubanywa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare nijoro igihe ijoro rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijoro rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura. B, metero 100. C, metero 150. D, metero 200 nibura. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo yo abagomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga ukiri muri metero 150. Amatara yo kubisikana yo ni muri metero 40. Ibyo byose mbagomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amatukuru. Ano matara ndangaburumbarare yo ni muri metero 200 nibura. Ukeneye kode mbwira ka rero ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka. Kode zirahari, amezi arafunguye ukwa kabiri n'ukwa gatatu. Wasaba kode igihe ushakiye. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Tugufatire kode yawe yo kuri kategori cyangwa se kuri provisoire. Ukeneye kwiga mudasobwa yawe yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare tuze tuyikwigishe. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwo kuri telefoni cyangwa se turi kumwe, ibyo byose watwandike cyangwa uduhamagara ni kuri 0789351626 tukabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo, kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni se guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Iki gice bari kuvuga ni hariya kuri bita ngo ni parikingi, hariya mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni parikingi, hariya hahagarara imodoka ziba zahagarara umwanya muto cyangwa munini. Mujya muhabona hari imodoka, kiriya gice kiba kiri ku muhanda, kiri ku nkombe z'umuhanda. Iyo bavuze inkombe z'umuhanda ni ahantu umuhanda ugarukiye, mubona ko parikingi biri iruhande. Kiriya gice rero wahagarikamo ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini, nicyo bari kuvuga, kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga kibujwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu umunsi wose, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, ariko aha hakurikira ikinyabiziga kiba kibujwe guhagarara akanya kanini. Hehe? A, hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, na C akaba ari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini atarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, n'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, naho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Aho hose uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa he? Ni ibumoso. Abantu benshi mukunda guhitamo itamo B, ivuga ngo igihe cyose ni ibumoso, ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta kiso cy'ukuri kirimo, kubera ko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ugaca mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho we ari kujyamo. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuga ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ariko bakubaza ngo kunyuranaho bikorerwa he, ukamenya ko ari ibumoso. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu bucishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba givuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. C, muvuduko utarengeje. D, inzira y'abanyeshuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo kibonye, aho hantu kibonye, uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Wagiparika akanya gato, wenda ni umuntu ugiye kuva mu kinyabiziga, cyangwa se nta kantu ugiye gufata, ukaba waparika umwanya muto, ariko uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndakeka ko waramutamo B,
ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narayibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda bikaba ngombwa ko ahantu mwacaga bahahindura, bikaba ngombwa ko bayobya umuhanda. Rero aho hantu mugomba kunyura hari ikintu kihagaragaza, bakoresha ibyapa. Ibyo byapa none baba bifite ubuso bw'ibara risa rite: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kinini A ubururu. Bakoresha icyapa gifite ubuso busa ubururu ko baravuga ngo umuhanda twawufunze warukomeje imbere, icyerekezo gitegetswe no gukata ibumoso. N'urugero nkwaye, kandi bino byapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubajije ku buso gusa aba ari ubururu. Iyo badakoresheje ibitegeka n'ubundi bakoresha kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo ngo deviation, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Ubwo rero bakoresha icyapa gifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo riza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda: A ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ibyapa biburira n'ibitegeka, C ibyapa bibuza n'ibitegeka, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kinini se ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Kubera iki? Kubera ko bino byapa bibuza n'ibitegeka bitandukanye na biriya biburira. Nk'icyapa kiburira niba kiri kubwira ngo umuyaga w'intambike, uzakibona mbere umanze ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari uwo muyaga w'intambike. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka, ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaromari bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka iki kinyabiziga kidapakiye. Nta tara na rimwe cyangwa akagaromari bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Hano hari ibisubizo bine baduhaye: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Hano icyo bishatse kuvuga ni iki ngiki: itara riri ku kinyabiziga kuva ku butaka kugera ku tara rya mbere riri ku kinyabiziga byibura haba hagomba kuba harimo santimetero 40. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ariko mu gihe ikinyabiziga
kidapakiye, kuko gipakiye birashoboka ko bishobora gutsindagira bigatuma ibyo bipimo bigabanuka. Ndakeka ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yayo matara. Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri. A, itara ndangamubyimba. B, itara ndangaburumbarare. C, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, itara ndangamubyimba na B, itara ndangaburumbarare nibyo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma ryo ntirikurikiza iri tegeko. Murabizi niba ari amatara maremare, rimwe rigomba kuba riri iburyo irindi riri ibumoso, kandi akagomba kwaka ku buryo bungana. Ntubone iry'ibumoso riri kwaka cyane kurusha iry'iburyo, nicyo bishatse kuvuga. Ariko ari kutubwira ngo ntibireba amatara akurikira. Itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma mubona ko riba riri ukwaryo, ikindi nta rindi biba biteganye, bivuze ko ridakurikiza iri tegeko. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, gufatire kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda, mbwira uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga turi kumwe cyangwa ushaka kwiga online? Ibyo byose byakunda. Nyandike cyangwa umpamagare ni kuri 0789 363 tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, muri ibi byapa bikurikirana iki wakwitondera? Ese wakwitondera ikihe? Tegereze neza. Itegereze neza kuri A, hari icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe kuri B, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura ubereretse. Urebe kibi icyapa cyo kuri C, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Urebe na kino cyapa cyo kuri D, gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu buciyemo imirongo ibiri itukura ikoze akantu kameze nk'agakubo. Hano muri ibi byapa bine ni iki wakwitondera uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ugomba kwitondera kino cyapa cyo kuri C kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ni ingenzi ko wagenda ukareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Wabona utari kwibona, nyandikira kuri WhatsApp, nimero mba nazibahaye, nyiguye mu kigitaniza iminota 2. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, naye matara y'urugendo ugomba gukoresha hari ibihu. Ese naye matara y'urugendo ugomba gukoresha? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, amatara yo kubisikana n'amatara kamena bihu. B, amatara kamena bihu y'imbere. C, amatara yo kubisikana. D, amatara kamena bihu y'inyuma. Ese naye matara uba ugomba gukoresha ari ku manywa, ari ku rumuri rudahagije, wenda se ni igihe cy'ibihu, ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni B, amatara kamena bihu y'imbere niyo uba ugomba gukoresha. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ndi kubategurira amasomo ku byapa, ku matara, ku bipimo no ku ntera. Kandi subscribe kugira ngo niyeshyiraho uzahita uyabonera ku gihe. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo niye mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Hari ibihu ni igihe cy'imvura.
ese ni ukubera iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kugabanya umuvuduko? A, igihe feri idakora. B, igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C, igihe moteri imara ngo izime. D, ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni D, ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere, niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ushobora kugenda uri kwirukanka kubera hari ibihu, ukaba utareba ikiri imbere, ukaba wateza abantu ibyago cyangwa ugateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa. Niyo mpamvu ugomba guhita ugabanya umuvuduko mu gihe cy'ibihu. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ikinyabiziga icyo ari cyo cyose niyo giparitse impande y'umuhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa, ariko ari kutubwira ngo hari ibinyabiziga byo iyo biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rw'umuhanda ngo si ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ibi binyabiziga bigendwamo n'abana, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, twa tunyabiziga bashyiramo abana bakagenda basunitse, mubona ko nta matara ndangaburumbarare tuba dufite, nta binyoteri tuba dufite, muri make ntitutegetswe kugira ibimenyetso bitwerekana mu gihe turi kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa turi kwambukiranya umuhanda. N'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, tuno tugare mubona ko nta matara ndangaburumbarare, nta binyoteri tugira. Rero mu gihe biri kugenda impande y'umuhanda cyangwa biri kwambukiranya umuhanda, si ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Wari wahisemo A iba ari igisozi cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisozi cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kuko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri, ikindi ni systeme ibira iri kugukosora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Icyapa cy'inyongera kirangwa n'amabara asati, kigaragaza abantu benshi bari kugendera ku nyamaswa cyangwa se ikibanza cy'ingando. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A, ubururu, umweru n'umukara. B, umukara, umweru n'umuhondo. C, icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi A, ubururu, umweru n'umukara. Ibyapa nyongera, ibyapa nyongera video nayo bakoreye. Ushobora kuba utazi kino cyapa bavuze neza ariko uzi ukuntu ibyapa nyongera biteye. Ibyapa nyongera bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, niyo mpamvu hano bavuze ubururu, ubuso bw'umweru, niyo mpamvu hano bavuze umweru, ibirango byo biba bisa umukara, niyo mpamvu bavuze hano ngo n'umukara. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ubonye ukeneye kubona iyo video y'ibyapa nyongera, nyandikira kuri WhatsApp nk'uwo video y'ibyapa nyongera. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Nicyo cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi. Murabizi biriya bimodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi, hari icyapa kiba kiriho. Ni ikihe? A, ni icyapa gifite ishusho ya mpande enye cyanditsemo amagambo avuga ngo long vehicle. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa cyo kuri B kirimo inyuguti, imibare. Urebe icyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese muri ibi byapa bine niki kiba kiri kwa biriya bimodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. So cyukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kura amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso
cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa uri kubona ko kirimo ikirango cy'umuriro. Muzarebe no kwa biriya bimodoka bitwara ama essence, amagaze. Kiriya cyapa kiba kiriho ni iki ngiki, kigaragaza ko ibyo kimodoka ibintu gitwaye byaturika byafata inkongi. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho ari byo mwita mu ndimi z'amahanga kudepasa, mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Ubundi mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho tuba tugomba guhita tugabanya umuvuduko. Kubera iki? Hari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga akunyuraho akudepashije ukagira ngo akwibukije ko wari ukiri kugenda gahoro, mugahita musa nkaho mugiye mu masiganwa. Ibyo biba byabateza ibyago, ibyo byago harimo n'iby'impanuka, kubera ko aba yagiye gufata igice cy'ibumoso kigenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka imbere yanyu. Rero uba ugomba guhita ugabanya umuvuduko kugira ngo akunyureho mu gihe gito ahita agaruka iburyo adateje ibyago. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari wowe wayiguriye ntiwemerewe kuyikoresha ryari? A mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Mu biro bya leta murabizi hari na serivisi tubaka bakatwitaba kandi bakaziduha tubahamagaye. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye impanuka uba ugomba kumenyesha impanuka uhamagaye 112 kandi bakakwitaba. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda, uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukahabona icyapa gitukura kiburira cya mpande 3. Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A hagarara utegereza amabwiriza, B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye, C gukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza, D hagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yo gukomeza. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Noneho tuvuge ko atari wowe ukibonye, noneho ari wowe imodoka ipfiriyeho. Weho iyo imodoka igupfiriyeho ushyiraho kino cyapa kiburira cya mpande 3, ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo uburire abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa bamenye ko mu muhanda harimo icyago. Aho ni mu gihe ari wowe ikinyabiziga cyapfiriyeho mu muhanda. Ariko noneho wewe uri kugenda n'undi cyapfiriyeho ubu kirakibonye, uhita umenya ko ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe, kubera ko akenshi bino byapa biburira bya mpande 3 uzabibona mu muhanda ari ikinyabiziga cyapfiriye nko mu muhanda. Niba ikamyo ipfiriye mu muhanda ntibayiteruramo, ahubwo bashyiraho kino cyapa kiburira cya mpande 3 muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze, kugira ngo wewe umuyobozi w'ikinyabiziga umenye ko ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe mu gihe waba ukibonye. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini
cy'uyu munsi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Uri kugenda mu muhanda atwaye ikinyabiziga ugahura n'amatungo, ugomba kwitwara ute? Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C, kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D, kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka ukirinda gutanguranwa n'amatungo. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi mu kintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugiye, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye. Ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo tuyigufatire. Kode zirahari, amezi arafunguye, wasaba igihe ushakiye. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza tukayikwigisha mu gihe gito ukaba uri intiti. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ukoresha iyo nimero tukabigufashamo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.